Bibiliya iravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Iby'Imana yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Nagiye mubwira ngo Imana ijya kuvugaho ijambo ntabwo yabajije umuvandimwe wawe, ntabwo yabajije inshuti yawe, nta nubwo yabajije n'umubyeyi wawe, nta nubwo yagiye kugisha inama abakomeye, ahubwo Imana y'ubwo yakugiriye icyizere iravuga ngo reka umuntu uvugeho ijambo bimutera ibyiringiro yuko ari Imana n'Uwiteka ugendana nkakorana nawe. Nagiye mubwira ngo iri jambo Imana avuze ku buzima bwawe ntabwo yari yibeshye kandi ntabwo izicuza kuko ari ijambo yakuvuzeho. Komera, shikama, guma mu mwanya wawe neza. Imana ije gusohoza ijambo yavuze ku buzima bwawe. Imana ije gusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Imana ije guhindura ubuzima kuko ni Imana itanga ubuzima. Imana ije kureba amateka mashyashya y'ubuzima bwawe kuko abana b'Imana byasezeranijwe. Komera mwene data kandi ushikame, Uwiteka ari umwungeri wawe, ntabwo uzakena uri kumwe nawe. Ongererwa ubusirane kwizera, Imana ibyiringiro byo Uwiteka ari Imana.